Karibu ku isengesho ribohora official, ni igicaniro cy'amasengesho. Imana iguhe umugisha uje ku gicaniro cy'amasengesho. Wowe wakoze subscribe, Imana igushyigikire, Imana ikuzamure, Imana iguhe umugisha, Imana iguhandagazeho ibyo umutima wawe wifuza kandi ukeneye. Noneho nawe ujye ukora share ugasangiza abandi bantu iki gicaniro cy'amasengesho cyitwa isengesho ribohora official. Nawe Imana igenda kwagurira imbibi zawe n'imbago mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uje ari ubwa mbere rero nawe utarabikora, jya mu bandi nawe uhabwe umugisha wo gushyigikira iki gicaniro, ukanda subscribe, udutere inkunga zo gutuma tugira umurava n'ishyaka, kuko tuba tubona ko hari abo dukorera. Ngaho rero nawe ukande subscribe cyangwa se s'abone mu gifaransa, ubane natwe igihe cyose kuri iki gicaniro cy'amasengesho. Icyo bigufasha ni uko utongera gushakisha isengesho ribohora official cyane uhita isigara muri telefone yawe. Hari nk'abantu bamamagara bakambwira ngo nimbahe linki y'amasengesho. Nk'uwo muntu rero ni uko aba batarakoze subscribe, ntabwo ashobora kubona rero kubona irindi sengesho mu buryo bumworoheye, bimusaba kujya gusacinga. Nawe rero kanda subscribe ku isengesho ribohora official, hanyuma iki gicaniro cy'amasengesho kigucanemo umuriro wo gusenga, kuko umuriro uba ugomba guhora ku gicaniro kimuvinga, igicaniro gikora. Ni ukuvuga ngo umuriro wacyo uhora waka. Kuva kera kose cyari igicaniro cyagombaga kuba kiriho umuriro. Joininga rero kino gicaniro cy'amasengesho, ntuzigere uzima umunsi n'umwe ukora sabone, ukora cyangwa se subscribe. Tuje gusenga isengesho ry'uyu munsi wa gatatu, umunsi udasanzwe wo kubohoza imigisha yacu, kwirukana ababisha bacu bicaye mu migisha. Abantu bicaye mu migisha yawe, bicaye muri ofisi yawe, bicaye mu kazi kawe, abadashaka kurekura akazi kawe, badashaka kurekura ofisi yawe, udashaka kurekura umugabo wawe, udashaka kurekura umugore wawe, udashaka kurekura urubyaro rwawe. Hari umuntu udashaka kurekura iterambere ryawe, wakuboheye ahantu hamwe, aravuga ngo ntazava ahangaha, zahava ari uko iyi ngurube yarebye mu kirere. Hari umuntu watoye amagambo kuri wowe, aravuga ngo ibi birenge ntibizigera biva aho mbifungiye. Tuje rero kugira ngo umuntu arekure ibyo birenge byawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu wirahiriye aravuga ngo ntuzigera ubyara. Tuje kugira ngo tugiye gukora isengesho rivuga ngo urarekura urubyaro rwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Tuje kuvugana n'umwuka wose wicaye mu bana bawe ukabahindura ibimara, ukavuga ngo aba bana nta bwenge bagomba kugira mu ishuri. Ubwo bwenge bugomba kuza mu izina rya Yesu Kristo. Uwo muntu agomba kurekura ubwenge bw'abana bawe. Hari umuntu wavuze ngo kutazigera ubona amahoro mu mubiri wawe, indwara zizajya zisimburana. Ninde muntu uhora urwaragurika? Ninde muntu? Ni wowe kandi usenga. Kandi ijambo ryari ryaravuze ngo nzabarinda indwara, sinzabateza indwara nk'izo najyaga nteza abanyegiputa. Noneho rero sasa ibintu byarahindutse, ni nkaho uri umunyegiputa kandi usenga kandi ubaha Imana. Rero umenya ngo niki kiri kujya imbere. Hari umuntu nyine wakwibasiye, uhura akubohesha ibirwara, kakwatakisha indwara. Tuje kugira ngo turimbagure cyangwa tubwire uwo muntu ngo rekura umubiri w'uyu muntu, urekura igifu cy'uyu muntu kibe kizima. Hari uwiyemeje kugira ngo aguteze ibibyimba byo mu nda. Hari uwicaye mu gitsina cyawe yarakigaruriye. Turaje tugira ngo tumubwire ngo arekure icyo gitsina cyawe. Uri ingumba cyangwa se hasi hawe ntihakora. Tuje kubwira abadayimoni ngo barekure aho hasi hawe mu izina rya Yesu, barekure iyo myanya yawe y'ibanga bifatiriye. Ninde uhorana indwara mu myanya y'ibanga? Ni wowe. Tuje kugira ngo izo mbaraga zicaye mu gitsina cyawe zisorokemo, ziturumbuke mu mbaraga amaraso Yesu Kristo ubohoke. Ninde muntu wibasiwe n'amaso? Ni wowe. Tuje kubwira uwo mwuka ufatiriye amaso yawe, udashaka kuyarekura, wicaye mu maso yawe, mu maso, urekura ayo maso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ninde muntu utumva? Ni wowe. Tuje kuvuga ngo wa muntu we
wicaye mu matwi y'umuntu muvemo. Twabonye yuko hari abantu badafite umubiri n'amaraso, kuko umwanditsi w'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 yaravuze ngo kuko tudakirana ni umurongo wa 12 aravuga ngo kuko tudakirana n'ibifite umubiri n'amaraso. Hari udafite umubiri n'amaraso wicaye muri ayo matwi yawe. Hari umuntu udafite umubiri n'amaraso wicaye kuri ubwo bwonko udashaka kuwaguka mu bwenge. Hari umuntu udafite umubiri n'amaraso wicaye mu kirere cyawe udashaka gusenga, udashaka kubaha Imana. Hari umuntu wicaye ku buzima bwawe udafite umubiri n'amaraso, udashaka ko utera imbere. Uwo muntu udafite umubiri n'amaraso, yaba ari umugabo wapfuye w'imyaka 400 cyangwa 500 ishize, kuko umuntu w'imyaka 400 500 yakwicarira ubuzima bwawe kandi umuzimu ukakwicaraho. Umuntu w'imyaka 200 300 cyangwa se uriho kano kanya, byo babwira ibi ngibi. Ndi umuntu usengera abantu, imyuka abadayimoni kavuga. Hari abo dusengera dayimoni zatangira kuvuga, bayibaza ngo rinde, ukumva ivuze izina ry'umuntu uriho. Umuntu uriho ukumva wa muntu uriho yicaye mu wundi muntu. Ubundi tugasengera umuntu rimwe na rimwe kumva hari dayimoni ivuze ngo ndi umusaza ufite imyaka 450. Ugahita umenya ngo umusaza ufite imyaka 450 ni umuntu wo mu gisekuru kiwe cya 4 umaze imyaka 450 wicaye mu buzima bwe, cyangwa se yagiye mu bapfumu. Umuntu bamuzamuriramo uwo muzimu w'imyaka 450 cyangwa se 200 cyangwa 300 araza mwicaramo. Hari umuntu rero udafite umubiri n'amaraso wicaye mu buzima bwawe, wafatiriye ubutunzi bwawe, ubutunzi bwawe arabumira. Niyo mpamvu ejo twakoze isengesho rivuga ngo uwo muntu wamize ubwo butunzi bwawe buruke mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Uwo muntu arekure. Twabonye ko Farawo bitamworoheye kurekura ubwoko bw'Imana. Muri kamere ya Farawo ntiyifuzaga kurekura Abisirayeli, kuko yabakoreshaga uburetwa agatera imbere igihugu. Baracyubakaga, bubakaga amazu yo muri Egiputa ku manywa na nijoro. None se ubwo urumva Farawo yari kubarekura gute ngo bave mu buretwa abura abakozi? Ntabwo rero Satani yapfa kukurekura ngo abura abakozi gutyo. None se urumva abarozi bakurekura gute kandi bagukoresha uburetwa bafite umugisha wa barawuziritse? Ntabwo bapfa kukurekura. Bakurekura ari uko bakubiswe. Uyu ni umunsi wa 3 rero tugiye kuvugana nabo barozi. Bakubitwe bahwise ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Zopetese kiriya tugiye gusenga rero Imana. Ariko mbere yuko dusenga Imana, reka dusome ijambo ry'Imana ahangaha mu gitabo cyo Kuva ngo Mose na Aroni bagenza batyo uko Uwiteka ategetse abariko bakora. Ijambo riravuze ngo Mose na Aroni bagenza batyo uko Uwiteka yategetse abariko bakora. Iyo ushaka kunesha imbaraga z'ubupfumu, iz'uburozi, iz'abagizi ba nabi, iz'ababisha bawe, nuko ukora uko Uwiteka aba yagutegetse. Wambaza ngo Uwiteka azategeka, azabwirwa n'iki cyo yantegetse. Uwiteka icyo agutegeka akigutegekera mu ijambo rye, akakigutegekera mu mukozi w'Imana. Niba umukozi w'Imana uriho umwuka w'Imana kubwiye ngo kora gutya, bikore kuko ni inyungu zawe. Niba ariko igihe ubonye ibyo akubwiye biri mu ijambo ry'Imana, mbisubiremo, niba umukozi w'Imana akubwiye ngo kora gutya na gutya, nawe ukagenzura ugasanga ibyo akubwiye bifite aho bihuriye n'ibyanditswe byera ijambo ry'Imana, bikore kuko niko kubohoka kwawe. Ariko igihe uzabwirwa n'Imana gukora ikintu kanga kugikora, kuko ijambo riravuze ngo Mose na Aroni bagenza batyo uko Uwiteka abategetse abariko bakora, kugira ngo abarozi bakuveho bagucikeho. Nuko ugomba gukora uko Uwiteka yagutegetse. Iko nyine yagutegetse ukaba ari kubikora, kugira ngo abanzi bawe n'ababisha bawe bagire gute, banesherezwe imbere yawe, bagwe imbere yawe. Biragusaba gukora uko Uwiteka yagutegetse. Umva iri jambo mu gice cya 8 cyo Kuva, igice cya 8 cyo Kuva, mu gice cya 8 cyo Kuva. Ndagira ngo nkwereke ko rimwe na rimwe abarozi baba bashaka guhangana. Mu gice cya 8 cyo Kuva ngo uti rambura ukuboko kwawe. Uwiteka abwira Mose
ati bwira Aroni arambura ukuboko kwawe kuri ku nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende n'amazi n'ibidendezi uzamura ibiceri bijye mu gihugu cya Egiputa. Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibiceri birazamuka bizimagiza igihugu cya Egiputa. Babakonikoni babigenza batyo bikoresheje uburozi bwabo, bazamura ibiceri bajya mu gihugu cya Egiputa. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bakazamura inyatsi zikagutera. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bakazamura amakirize akagutera. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bakakusetingamo indwara zikomeye, bakagushiramo ibintu mu nda birara biborogera mu nda, bigenda mu nda yawe, ibindi bigenda mu bitugu. Ari abakonikoni bakoresheje uburozi bwabo bakazamura ibintu bakabishyira mu mubiri wawe. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bagateza abana bawe kubura ubwenge no gutsindwa mu ishuri. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bagatuma ushwana n'umufiyanse wawe, abandi bagatuma ushwana n'umugabo wawe. Hari abakonikoni bakoresha ubukonikoni bwabo bagakoresha uburozi bwabo bigatuma ucuruza neza ukagenda ku iduka ryawe ukabura umuntu, mukarinda bukwiriraho nta muntu wabonye kandi ucuruza. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo ugatunga amafaranga waba ukiyafata, bagateza ibibazo biza bituma ayo mafaranga ava mu biganza byawe kuko biyemeje yuko nta kintu ugomba kubatungana. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bakakwibagiza ukasanga uri umuntu wibagirwa bya hato na hato. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bakakuzamuramo umwuka w'ubwoba, bakakuzamuramo umutima ucika intege, umutima wihebye, nta byishimo nta byiringiro ujya ugira, wowe ukibwira ngo ni ibindi. Kumbe ni abakonikoni bakoresheje uburozi bwabo hano mu gihugu cya Egiputa, nabo bazamura ibiceri. Hari abakoresha uburozi bwabo bakakuzanira ibijangwe wawe, bikaza biboroga, bihunyira, ibisiga, bikaza byirukanye bigurukira mu kirere cyaho ngaho hejuru y'amabati bigwa huri. Ariko bari bazi ibyo bari gukora mu isi y'umwuka, bazi ibyo bari gufunga mu isi y'umwuka. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bakagutsetingamo kanseri ya kirozi cyangwa sida y'abarozi, ugasanga umuntu yarwaye sida ariko ni sida y'indogano. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bakagira gute, bagasetinga mu maraso y'umuntu diabete, imivuduko arizo za hypertension n'izindi ndwara zose. Ariko hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo bagakora ibyabo muri uwo mubiri wawe, wowe ukagira ngo ni indwara zisanzwe kandi atari indwara zisanzwe, ahubwo ari indwara z'imbaraga zikuzimu, ni indwara z'imbaraga zikomoka mu burozi bw'abakonikoni. Ntabwo rero izo mbaraga z'uburozi bw'abakonikoni wagenda kuzivuza mu bapfumu, kandi aho ugiye kuvuza ariho haturuka ibyo bintu. Mu bapfumu niho haturuka ibyo bintu, niho haturuka ubwo burozi bukora ibyo. Ubwo noneho rero ngo urabayobotse ugiye kwivuza. Hari abakonikoni bakoresha uburozi bwabo batuma umugabo atagukunda mu marana n'imyaka nta sezerano. Noneho ngo ugiye mu bapfumu kugira ngo nanone bakuvure, baguhubwo nta kindi bagukorera, ahubwo wowe uba ugiye kwitanga kwa Satani, nawe ugiye guhinduka umurozi. Urashaka gukoresha uburozi ngo wowe usezerane n'umugabo, ukoresha isengesho usezerane n'umugabo mu izina rya Yesu Kristo. Urashaka gukoresha uburozi ngo wowe utunge ube umukire, uje gukubitwa n'Imana. Wowe wakoresheje uburozi ngo ucuruze wunguke, wowe wakoresheje ubwo burozi ngo wigarurire uwo mugabo cyangwa umugore, wowe wakoresheje ubwo burozi ngo ubone iyo office, ubone uwo mwanya, ubone promotion, bakuzamure mu kazi, nawe ubwawe uje gukubitwa n'Imana. Imana irakubita abapfumu n'abanzi bayo bose, igiye kubahagurukira kugira ngo abana b'Imana babohoke, abana b'Imana bacire, imigisha yabo ibagarukire mu izina rya Yesu. We rero tubana kuri iki gicaniro cyasenga ubohoke, ari cyo gicaniro cy'amasengesho. Tugiye kwatsa umuriro mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Tugiye kwatsa umuriro ku mbaraga zose zafatira ubuzima bwawe, ku mbaraga zose zafatira umugisha wawe, ku mbaraga zose zafatiriye umubiri wawe, izo zicaye mu nda nawe wumva zigendagenda, ibyo biba bigutondagira ukagira ngo ni intozi, ibyo biba bigutondagira ukagira ngo ni ubushishi, ibyo ayo maganya guhoramo n'agahinda no gushidikanya no gusuza umutima, ni nkaho waremewe isi yawe, uhorana intimba n'akababaro kadashira.
imbaraga z'amaraso Yesu Kristo n'umuriro w'Imana biraje bitwika iyo myuka yicaye mu bugingo bwawe. Ubundi ugasanga ahorana umudamarara udashira. Kudamarara ni ikintu cy'ikidabagizi gusa, wadabagiye gutyo aho ngaho, kandi udabagiriye mu bibazo, udabagiriye mu ntambara. Ntabwo ijisho ryawe rihweza ngo rirebe. Baguteje umudabagiro gusa n'ubutesi bw'aho ngaho budafite icyo bushingiyeho, budafite icyo buhagazeho. Imbaraga z'ikuzimu zifite uburyo zikora. Umurozi afite uburyo ashobora kukurindagiza neza, ugasanga umudabagiro n'ibintu by'ubutesi nk'ibyo ngibyo byafasha umuntu, ariko n'ubundi nyamara ubwo butesi yishyiramo n'ubwo kudabagira yishyizemo bivuga ngo yicariye umwobo, yicariye ibibazo bidacika, ariko ni umudabagizi. Ubwo budabagizi bugutwikaho mu izina rya Yesu Kristo, umuriro w'Imana uburimbure. Ijambo rero ryavuze ngo Mose na Aroni babikora nk'uko Uwiteka yabategetse. Ni ukuvuga ngo rero sasa kugira ngo utsinde abana b'umwijima utakoze nk'uko Uwiteka yagutegetse, ntabwo wapfa gucika imbaraga z'abarozi, kuko abarozi baba bafite umugisha wawe bawenjoyinga, bawicayemo. Tandukana n'abari abarozi ubu uvuga ngo ubona ngo kibwira ngo abarozi nta bukire bafite. Baba bafite abarozi. Iyo yafatiriye umugisha wawe arawugurisha, iyo yafashe inyenyeri yawe arayigurisha, akayigurisha ahandi hantu. Mu isi y'umwuka hari ubusahuzi bukomeye cyane. Ejo tuzagaruka kuri Senga Ubohoke turigisha ubusahuzi, nubwo wenda kuri Senga Ubohoke tutazayikorera muri iyi minsi, tutaza kuyikoresha cyane, turi bikoresha isengesho ribuhora official, ariko icyo kigisho turaza kugisohora. Rero tugiye gufata umwanya wo gusenga. Umwanya wo gusenga ni isengesho riri buze kuba rishingiye kuri iri jambo. Umwanya wo gusenga turasengera muri iki cyanditswe. Samweli wa kabiri igice cya 32. Samweli wa kabiri igice cya 32. Bambe Samweli wa kabiri igice cya 22. Samweli wa kabiri igice cya 22 nicyo tugiye gusengeramo. Abo bakonikoni bazamuye uburozi bakagira ibintu bakora mu buzima bwawe babikoresheje uburozi bwabo. Hari abagutwara mu nzozi bakoresheje uburozi bwabo, hari abakujyana mu mashyamba bakoresheje uburozi bwabo, hari abakuraza uhinga bakoresheje uburozi bwabo, hari abakuraza uzamuka imisozi ahantu utazi bakoresheje uburozi bwabo, hari abakuraza ikuzimu bakoresheje uburozi bwabo, hari abakoresha uburozi bwabo bakaza bakagusohora mu mubiri wawe bakakujyana hanze y'umubiri yawe, bamara kugujyana hanze y'umubiri wawe bakakugarura mu mubiri wawe bamaze kukwangiza, bamaze kukonona, bagusahuye buri migisha yose n'impano zose bazitwaye. Abo bagusohora hanze y'umubiri wawe bakagukorera ubwo bukoryo bwose, ni ngombwa ko bakurekura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ijambo rero tugiye kuvudukamo n'isengesho turi butangirire muri Samweli wa kabiri igice cya 22 ndetse n'umurongo waho wa 33. Itangira ivuga ngo Imana ni igihome cyanjye gikomeye, ishorera umukiranutsi mu nzira yayo. Imana niyo gihome cyacu. Abakonikoni n'abarozi n'abatwanga n'ibiki byabo byose, abo ngabo igihome cyabo ni Satani n'imizimu n'amajini n'imyuka yabo bizereramo n'uburozi bwabo. Ariko twebwe Imana yacu niyo gihome cyacu. Imana umuremyi waremye ibyo biremwa byose niwe gihome cyanjye, niwe gihome cyawe. Noneho ijambo rikavuga ngo ashorera umukiranutsi mu nzira yayo. Niba uri umukiranutsi, Imana igushorere mu nzira ikwerekeza mu masezerano mu izina rya Yesu. Niba uri umukiranutsi, Imana igushorere mu nzira ikwerekeza mu bisubizo byawe mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri umukiranutsi w'Imana, Imana igushorere mu nzira ikuganisha mu byiza yakuvuzeho. Umukiranutsi w'Imana ni umuntu wishimira kuzamura abandi no gushyigikira abandi uko yifuza ko abandi bazamuka, niko Imana nayo imuzamura. Turi hano twifuza ko Imana ikuzamura, nawe ugomba kwifuza ko tuzamuka mu izina rya Yesu Kristo, kuko nyine umukiranutsi w'Imana nuko akora.
ngo ihindura ibirenge bye nk'iby'imparakazi. Imana yacu ihindura ibirenge byacu nk'iby'imparakazi, ngo impagarika ku misozi yanjye. Hari abantu bagiye batebesha intambwe zawe, barazihambira, barazizirika. Nyamara hano ijambo rivuze ngo ihindura ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi. Muzi imparakazi ukuntu yihuta, muzi ukuntu yiruka, ikiruka. Noneho sasa ngo impagarika ku misozi yanjye. Uwiteka yiteguye kuguhindura ibirenge byawe nk'ibyo mparakazi yawe, ukiruka nk'uko imparakazi yirukanka, kugeza igihe ukandagiye ku musozi w'ubutunzi bwawe, kugeza igihe ukandagiye ku musozi w'urugo, umusozi w'urugo, ukisanga wicaye ku musozi w'urugo, nawe wubatse urugo rwiza rutuye ahirengeye. Imana yiteguye guhindura ibirenge byawe nk'iby'imparakazi, kugira ngo ugahagarike ku musozi wa business, wisanga ucyamitse nawe uri mu business nk'abandi. Imana yiteguye kugira gute? Guhindura ibirenge byawe nk'iby'imparakazi, kugira ngo ikwicaze ku musozi wa politike. Niba warahamagariwe kuba umunyapolitike, usangira umuntu w'umuprocesi ukomeye, Imana yiteguye guhindura ibirenge byawe nk'iby'imparakazi, kugira ngo iguhagarike ku musozi uwo ari wo wose, waba w'ibyokamana cyangwa se uwo ari wo wose Imana iri kuguhamagariraho, cyangwa se w'ikoranabuhanga. Imana ikakuzamurika ugasanga uri umuntu nyine mu by'ikoranabuhanga, uri umuntu ushayininga. Imana yiteguye yiteguye guhindura ibirenge byawe nk'iby'imparakazi, ikagenda ikaguhagarika ku musozi w'urubyaro. Niba warabuze urubyaro, nawe ukacyamika ku musozi w'urubyaro, ukabyara abana bakomeye kandi b'uburanga. Imana yiteguye guhindura ibirenge byawe nk'iby'imparakazi. Dore byari byarazitiwe, byari byarahambiriwe, ikabyihutisha bikirukanka, kugeza igihe uhagarariye ku musozi wawe, ku musozi wawe w'ubujyanama, ukaba umujyanama ukomeye w'igihugu, cyangwa se umujyanama wa kampani ikomeye runaka. Imana yiteguye kugira ngo yirukankishe ibirenge byawe ku musozi wawe, wirukanka kugeza igihe wicaye ku musozi w'iyo ofisi, nawe ukaba uri mu ofisi yawe, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Birashoboka ukaba ushaka hari umusozi wo kwikorera, ushaka kugira ngo wisange wikorera, nawe ufite umudendezo, ufite business yawe, ufite abakozi ukoresha. Imana yiteguye kugira gute? Guhindura ibirenge byawe nk'iby'imparakazi, ikagenda ikabyicaza kuri uwo musozi wo kwikorera, mu izina rya Yesu. Nawe ukaba rwiyemezamirimo ukomeye, mu izina rya Yesu. None ijambo rivuga ngo yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'icyuma. Imana yiteguye kukwigisha kurasa, ukarasa abarozi, ukarasa imyuka mibi, ukarasa imbaraga za Satani, ugafora umuheto w'icyuma. Ngo kandi wampaye ingabo inkingira, niyo gakiza kawe. Agakiza k'Imana akaduhindura ingabo idukingira amahembe, adukingira inkuba badukubitisha, adukingira ibyo bya bisasu cyangwa se ziyamakombora abanyuranamo, nabo baba batwoherereza abo bana b'umwijima, mu izina rya Yesu. Agakiza k'Imana kaduhindukira ingabo idukingira, kagakubita hasi bya bikombora basunikaga. Ngo intambwe zanjye yazaguriye inzira. Imana yiteguye kwagura inzira z'intambwe zawe, n'ibirenge byawe ntibikongere kunyerera ukundi. Ngo nirukanye ababisha banjye, ndabarimbura, sinagaruka kugeza aho barimbukiye. Tugiye kwinjira mu mwuka, dutsembagure, turimbagura ababisha bacu mu izina rya Yesu, kugeza igihe barimbutse mu izina rya Yesu. Ngo narabarimbaguye, ndabamenagura, babura uko babyuka, ni koko baguye munsi y'ibirenge byanjye. Mu mbaraga amaraso Yesu Kristo, buri murozi wese ukuroga mu izina rya Yesu Kristo, buri mwana w'umwe buri mwana w'umwijima wese ukohereza ikombora, marayika w'Uwiteka mwirukane mu izina rya Yesu. Izina twahawe gukirizwamo, izina twahawe kubohokeramo. Ngo nirukanye ababisha banjye, ndabarimbura, sinagaruka kugeza aho barimbukiye. Narabarimbuye, ndabamenagura, babura uko babyuka, ni kuko baguye munsi y'ibirenge byanjye. Imana igusha ababisha bawe munsi y'ibirenge byawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rikavuga ngo wanyenyeje imbaraga zo kurwana, abamugurukiye bakantera warabancogoreje,
abaguhagurukira bakagutera, imbaraga z'Imana zibacogoze, marayika w'Uwiteka bacogoze mu izina rya Yesu Kristo. Watumye ababisha banjye bampa ibitugu, ababisha baguha ibitugu uyu munsi mu izina rya Yesu, kugira ngo ureke pera umugisha wawe, kugira ngo rimbura abakwanga bose mu izina rya Yesu. Ijambo rivuga ngo barakibaguje baburubakiza, batumbiriye Uwiteka ntiyabarora, maze mbasya nk'umukungugu mbaribata nk'ibyondo byo mu nzira ndabatatanya. Reka bakibaguze baburubakiza abo bakurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Reka batumbire Uwiteka nabo bibwira ko Uwiteka yabibuka, ariko Uwiteka bima amaso mu izina rya Yesu Kristo, kuko nabakonikoni n'abarozi n'abagizi ba nabi, maze ubasye nk'umukungugu baribate nk'ibyondo byo mu nzira batatane mu izina rya Yesu Kristo. Imana igukiza imirwano y'abantu bawe. Imana, ijambo rikavuga ngo wandindirije kuzaba umutware n'amahanga n'ishyanga ntigeze kumenya rizankorera, abanyamahanga bazanyoboka, nibamara kumva inkuru zanjye bazanyumvira. Uwiteka ategeka abanyamahanga bakuyoboke, abantu bakumvire nibumva inkuru yawe mu izina rya Yesu, iby'Imana yakoze mu izina rya Yesu Kristo. Ngo abanyamahanga bazacogora, bazava mu bihome byabo bahinda imishyitsi, nihagira abantu bahinda imishyitsi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Uwiteka uhoraho igitare cyanjye, uhimbazwe Imana agakiza kanjye, ushyirwe hejuru. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa kazuka, niwe Imana yanjye kuri uyu munsi wa gatatu w'amasengesho. Mpamagaye ukubaho kwawe Uwiteka gusanze kubana nanjye, mpamagaye ubuntu bwawe, mpamagaye umwuka wawe n'imbaraga zawe, kugira ngo byinyururukeho ubwami bw'Imana, guverinoma y'ijuru yose imanuke aho ndi mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana bwicareho ndi. Nguhaye ikaze Uwiteka, nguhaye ikaze mu bugingo bwanjye, nguhaye ikaze muri njye w'umwuka, nguhaye ikaze muri njye w'umubiri. Mpamagaye ubwami bwawe kugira ngo buze hano nicaye, buze muri iki kirere. Ubwami bw'Imana buze muri iki kirere. Buri kombora rya Satani yantera ndarizimya mu izina rya Yesu Kristo, ndarizimya kwa jina Yesu. Kombora rya kirozi ndarizimya mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndazimya umwambi Satani yandasa, abarozi bandasa kwa jina Yesu. Ndazimya krize yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndazimya ibihe banshishagamo kwa jina Yesu. Hagarara wa bihe by'abarozi we ku buzima bwanjye, hagarara mu izina rya Yesu Kristo. Ndahagarika iminsi abarozi bamaze bakora ku buzima bwanjye, ndayihagarika. Ndavunagura amaboko yabo katika jina Yesu Nazareti. Ndavunagura amaboko yabo katika jina Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ndamenagura buri mitongero yose, ndamenagura buri migenzo n'uburozi bwose bakoresheje banteza ibibazo kwa jina Yesu. Uburozi bw'imitongero ndabusenya katika jina Yesu. Uburozi bwo gushikwa ndabusenya. Unshika wese mu buryo bw'ibitotsi, unshika wese akanshika nkizweyo, virumwa wa murozi wowe unshika ndagutwika katika jina la Yesu. Aturuti mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wambwe agapfa kazuka. Buri murozi wese unshikira mu bitotsi, akankorera mu bitotsi akoresheje uburozi bwiwe, ndamusenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusenya mu izina rya Yesu Kristo. Unkorera mu bitotsi, unkorera mu bitotsi, akanshikira mu bitotsi. Tsindwa murozi mu izina rya Yesu Kristo. Tsindwa mwuka wa Satani we kwa jina la Yesu. Umuriro w'Imana gutwike wa mwuka wa Satani we. Handitswe yuko nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira ikintu ntwara. Niyo mpamvu intwaro yose mukoresha ariyo y'ibitotsi munshikiramo mukoresheje uburozi bwanyu. Ubwo burozi bwanyu ndaburimbura, ubwo burozi bwanyu ndabutwika, ubwo burozi bwanyu ndaburimbura. Musubirane ibyanyu mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Zopetese krihoria buguti mu izina rya Yesu Kristo. Abantwarira mu nzozi ndabavima mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Umuriro w'Imana utukuri ko murozi wese untwarira mu nzozi kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ugutwarira mu nzozi agatwara umugisha wawe biciye mu nzozi, navimwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Utwara umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo mu bitotsi, akawutwara utwariye mu bitotsi awurekure mu izina rya Yesu Kristo. Apfuye akazuka. Ugutwara katika jina la Yesu Kristo, akagutwara mu buryo bwo kugushika, mu buryo bwo kuguhamagara, atsindwe mu izina rya Yesu Nazareti. Ugutwara mu bapfumu
akajya kukurogesha mu bapfumu, wagutanze ibitambo by'amaraso y'inkoko, wagutanze ibitambo by'amaraso y'ihene, wagutanze ibitambo by'amaraso y'inka cyangwa amaraso y'umwana w'umuntu, katika Jesus ave ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Authority va ku buzima bwanjye wa muntu mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana utwika uburozi bwawe n'ibitambo byawe byose wakoresheje ushaka kumboha katika jina la Yesu Nazareti, katika jina la Yesu ndatwika uburozi bwose kwa jina la Yesu Kristo, bukora indwara, ubukora inyatsi kwa jina la Yesu, ubukora inyatsi n'indwara n'inyatsi mwohereza kuri nge ndazisenya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kudindira kose mu neza ndagutwika mu izina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka icyangiro cyose mu neza ndagitwika mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, intege nke mu neza ndazitwika mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndabasubiza intege nke zanyu mu izina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka ndatwika indwara zose muhohera kwa jina la Yesu, ndabasubiza ibyanyu wa murozi w'umugabo, wa murozi w'umusore, wa murozi w'umukobwa we mwisi mwuka ngusubije ibyawe mu izina rya Yesu, ngusubije inyatsi zawe mu izina rya Yesu, ngusubije ubukene bwawe mu izina rya Yesu Kristo, ngusubije ubugumba bwawe mu izina rya Yesu. Wowe ngumba atutu mu izina rya Yesu Kristo, wa murozi we wanteje ubugumba, subirana ubugumba bwawe mu izina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka. Wowe wafunze urubyaro rw'uyu mugore, vuga uti wa mwuka wamfungiye urubyaro, ndekurira urubyaro mu izina rya Yesu, ndekurira urubyaro mu izina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka. Ndabohoza urubyaro rwanjye mu izina rya Yesu Kristo, aturabohoza urwo rubyaro, bohoza urwo rubyaro, bohoza urwo rubyaro. Wirukana uwo muntu wicaye muri matrice yawe, dore ndabona hari umudayimoni wicaye muri iyo matrice, muri nyababyeyi. Bwira iyo dayimoni ive muri iyo matrice yawe, muri iyo nyababyeyi mu izina rya Yesu. Iyo dayimoni muri nyababyeyi yawe irekure katika jina la Yesu. Uwo muntu wicaye mu rushako rwawe, wicaye mu rugo rwawe, katika Yesu naruvemo mu izina rya Yesu. Umuntu ufashe umugabo wawe, umuntu ufashe umugore wawe, namurekure mu izina rya Yesu, wapfuye akazuka. Uwo muntu ufashe business yawe nayimukemo, nayivemo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Uwo muntu wicaye mu gakiza kawe, wicariye gakiza kawe, nave muri ako gakiza kwa jina la Yesu. Tsinduka nikuzimu, rekura umuriro w'Imana, rekura umuriro w'Imana, atrote ndarekura umuriro w'Imana ku mbaraga yose yicaye mu buzima bwanjye, imbaraga yose mbi yicaye mu buzima bwanjye, twika iyo mbaraga yicaye mu buzima bwawe, twika umurozi wicaye mu buzima bwawe, vunagura izo mbaraga. Atura umuriro w'Imana ko izo mbaraga zigomba kuva mu maraso yawe, izo mbaraga zigomba kuva mu matwi yawe. Ndabona hari umuntu Satani yicariye amatwi yiwe, hari umuntu wicaye mu matwi yawe, niyo mpamvu utumva neza. Bwira uwo mudayimoni, bwira uwo muntu udafite umubiri n'amaraso ave muri ayo matwi katika Jesus. Yewe wa muntu wese, sohoka mu matwi y'umuntu, sohoka mu matwi yanjye y'umwuka, sohoka mu matwi yanjye agaragara n'atagaragara katika Jesus. Bwira uwo muntu arekura amazuru yawe, umuntu wicariye ubuhumekero bwawe, utuye mu buhumekero bwawe, udafite umubiri n'amaraso, sohoka mu buhumekero bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Zopete sikri yahore, sohoka mu buhumekero bw'uwo muntu, sohoka mu buhumekero bw'uwo muntu, sohoka mu buhumekero bw'uwo muntu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Aturutiye wa muntu we wicaye mu birenge byanjye, sohoka mu birenge byanjye, sohoka mu birenge byanjye. Wowe wicariwe mu maguru, hari umuntu wicaye mu maguru yawe, niyo mpamvu ajya gagara, niyo mpamvu ujya wumva fatwa n'ibinya kwa jina la Yesu. Uwo muntu nasohoke mu maguru yawe, nasohoke mu maguru yawe. Bwira uwo muntu ave mu rubavu rwawe, niyo mpamvu wabaye paralysé. Hari umuntu wicaye mu rubavu rwawe, hari umuntu wicaye muri urwo ruhande wari utuyemo udashaka kurerekura, yohereje ikidayimoni kiraza kigagaza icyo gice katika jina la Yesu. Uwo muntu wagagaje igice cy'umubiri wawe, nasohoke muri icyo gice cy'umubiri wawe katika jina. Uwo muntu washutumye umugongo wawe hetama, bwira uwo muntu asohoke muri umugongo wawe katika jina la Yesu. Hari umuntu wicaye muri umugongo wawe ushaka kwitama, hari umuntu wicaye muri urwo ruturigongo, hari umuntu wicaye muri urwo rukenyero rwawe, mubwira gusohokemo kwa jina. Wa muntu wese, sohoka muri urwo rukenyero rw'uwo muntu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Sohoka muri ayo matako y'uwo muntu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndakuvuma ndamanura umuriro w'Imana, ndamanura umuriro w'Imana. Ijambo ryatubwiye ko Uwiteka azohereza igitinyiro kikerukana abantu bose tuzagiramo akamenesha ababisha bacu mu izina rya Yesu. Mwababisha mwe mwinjiriye muri uyu mubiri mukarwanya no muntu umwicaye mu mubiri we katika jina la Yesu. Mwabantu mwe musohoke muri uyu mubiri mu izina rya Yesu. Ndagira nkubwire ngo Satani ashobora kukurwanya yicaye mu mubiri wawe, ari mu mubiri wawe, atari hanze y'umubiri.
bwira uwo mwuka wicaye mu mubiri wawe ugusohokemo. Ayo mashitani akurwanya ari muri uwo mubiri akuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Izo nzoka zikuvemo, ibyo biceri bikuvemo, izo njangwe zikuvemo, izo mbeba zikuvemo kwa jina la Yesu. Mwamyuka mwe musohoke muri uyu muntu, mubwejagure musohoke mu buzima bwe. Mwebwe mwari mwicaye mu mubiri we mumuvemo mu izina rya Yesu. Wapfuye akazuka mumuvemo, abohoke mu izina rya Yesu. Abantu bicaye muri uyu buzima bw'uyu muntu bamuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu abohoke, uyu muntu akire katika jina Yesu. Uyu muntu ahabwe amasezerano ye, uyu muntu ahezagirwe n'Imana, imigisha yiwe isohore mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, tuguhaye amashimwe mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Tugushyize hejuru ko hari abantu bohoye, tugushyize hejuru ko hari imbaraga umenesheje zikaba zihunze ubuzima bw'uyu muntu, zikaba zihunze imibereho y'uyu muntu. Kwa jina la Yesu watsinze urupfu kuzimu, kwa jina la Yesu kinga ntagire ukingura, kwa jina la Yesu wari wicaye mu kirenge cy'uyu muntu, yarafatiriye ikirenge cy'uyu muntu kirekure sha rekura ibirenge by'uyu muntu, rekura ibirenge by'uyu muntu, rekura intambwe z'uyu muntu katika jina la Yesu. Rekura mu maso h'uwo muntu wowe wafuhireye karabaswasu mu maso y'uyu muntu, wafuhera ibiheri katika jina la Yesu. Uruhura rwangiza katika Yesu, va muri uru ruhu rw'uyu muntu mu izina rya Yesu. Wowe wafashe uruhu rw'uyu muntu umuteza ibintu bimeze nk'ibibembe, umuteza ibintu bimeze nk'ibiheri, uzana ibintu by'amabara mu isura ye kwa jina. Va muri isura, va muri isura, bohoza iyo sura yawe, bohoza iyo sura yawe. Abarozi bafasha, abarozi bambaye kwa jina, icyo kimaske bakwambitse mu isura yawe kigwe hasi kwa jina. Umva yewe wa mugabo bahinduye nk'umusaza w'imyaka 40, yewe wa musore wahinduye nk'umusaza w'imyaka 100, yewe wa mukobwa we wambitswe uruhu rw'umukecuru, wisanga uri umuntu umeze nk'agakecuru, abasore bakona nk'agakecuru, yambura urwo ruhu, yambura iyo sura kwa jina. Izo sura zose wambitswe tuzikubise hasi mu izina rya Yesu, tuzikubise hasi, turazikwambuye mu izina rya Yesu. Ambara isura y'Imana ihora muri Yesu Kristo, ambara ubwiza bw'Imana, ambara ubwiza bw'Imana, ambara ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro kubw'uyu munsi wa gatatu. Reka imigisha yose yari yaribwe katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima ikatwibwa, igasahurwa, igatwarwa mu buryo bw'ibitotsi, igatwarwa mu buryo bw'inzozi. Abarozi bakayiba mu buryo bw'ibitotsi, mu buryo bw'inzozi. Kwa jina la Yesu zari bakoresheje uburozi bwabo, bakoresheje uburozi bwabo. Iyi migisha yose ndayigarura mu izina rya Yesu Kristo, ndayigarura mu izina rya Yesu Kristo. Imigisha yanjye yose vayo mu izina rya Yesu Kristo, imigisha yanjye yose vayo mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara umugisha wawe kugira ngo uze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hamagara umugisha w'ubutunzi kugira ngo ukuzeho mu izina rya Yesu. Umugisha w'ubutunzi vayo mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara umugisha wo gushaka mu izina rya Yesu, ukuzeho umugisha wo gushaka vayo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Hamagara umugisha w'urubyaro, umugisha w'urubyaro vayo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Hamagara umugisha wa business vayo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Hamagara umugisha wo kuboko kwiza, umugisha wo kuboko kwiza vayo mu izina rya Yesu. Ngarukira umugisha wo kuboko kwiza, ngarukira mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Hamagara umugisha w'igikundiro, igikundiro kikugarukira, igikundiro vayo, ngaruka mu izina rya Yesu Kristo. Ngarukira igikundiro, ngarukira igikundiro mu izina rya Yesu Kristo. Bambwe gapakazoka mu miri cyangiro cyose, ndamena ku umwuka w'icyangiro kwa jina la Yesu. Yewe daimoni icyangiro va ku buzima bwanjye, va ku isura yanjye kwa jina. Mbese hasi icyangiro cyose, icyo naboheshejwe n'abapfumu, icyo naboheshejwe n'abagize banabi, ndagisenya kwa jina la Yesu. Bambwe gapakazoka umwuka w'icyangiro ndawusenya mu isura yanjye, ndawusenya ku izina ryanjye, ndawusenya ku mibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo yakazuka. Ndatura mu mbaraga amaraso Yesu Kristo ngo ndabohotse, ndakunzwe, ndamenyekanye, ndashyigikiwe kwa jina. Imbaraga zose zituma ntashyigikirwa, zituma katika jina la Yesu Kristo nta bantu baza mu buzima bwanjye bo kumfasha, ziveho kwa jina. Imana ni Imana ifasha umuntu ikoresheje undi muntu. Satani yabufunza abantu bakagombye kugushyigikira, afunga abantu bakagombye kugutera inkunga. Hamagara uti mu izina rya Yesu, mpamagara abantu bose bamfasha, abantu bose banshyigikira, ab'Imana Data twese yakoresha kwa jina Yesu mu gihe cyanjye. Izina rya Yesu mpamagara Uwiteka agomba gukoresha mu gihe cyanjye kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfunze abo Satani akoresha mu gihe cyanjye mu izina rya Yesu. Funga abantu Satani akoresha mu gihe cyawe, akabakoresha bakubabaza, akabakoresha bakwangiza, akabakoresha bakufunga, akabakoresha bakubuza kugera ku
ku byiza Imana yakuvuzeho kwatsineza abantu bose Satani akoresha mu buzima bwanjye, akabakoresha bamboha, akabakoresha banjyana mu bapfumu, akabakoresha bandoga, ndabafunga mu izina rya Yesu Kristo mwinda Nazareti wambwa akazuka, ndabirukana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ndabohoza abantu bose mwami bagomba guhinduka igikoresho cy'Imana, bakantigicira bakamfasha kugira ngo bahezagirwe kwa jina la Yesu. Atura ko abo bantu baraje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami ko ubohoye umuntu, utanze umugisha kuri uyu muntu, amashimwe n'icubahiro bikugarukire mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen. Imana igumugisha kandi Imana ikugire neza. Wizerere mu isengesho ntubushidikanya, umva ko Imana igutabaye, umva ko ari ikintu Imana ikoze. Imana isubiza abantu bizera, Imana isubiza abantu badashidikanya, Imana isubiza abantu bahagarara ku isengesho ry'ibyo baba basengeye, ntibashidikanye, bakumva yuko umuti bawubonye, kuko isengesho ni umuti. Isengesho ni umuti w'ikibazo cyananiranye. Ubwo rero igihe umaze gusenga ujye umenya ngo umuti ndawunyoye, rezilita uzikazitegereza nyuma. Imana iguha umugisha rero. Wowe twari turi kumwe, hanyuma ubaye utarakanda subscribe yikande, hanyuma ukore share, umugisha kuri wowe ukoreye umugisha nawe, kandi ibyo bizakugaruka imbere, kuko ishyigikiye umuntu ugashaka kugira ngo umuntu azamuke, nawe uzazamuka, nawe Imana izahagurutsa abakuzamura. Imana ikugire neza. Ushaka kudutera inkunga yo kugira ngo mu bihe biri imbere dutangire gukora ibiganiro tugaragaza amashusho yacu, nimero urayibona aho ngaho muri screen. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kwagurira imbago. Shalom shalom, ugire ibihe byiza.